kwigira isonga ufite imbaraga navuga ko ni nk'ubumuga ufite mu mutwe yaho ikiganza cyanjye nuko ndi umuntu wirekura ajyane akora. Umwuga birashoboka guteza imbere igihugu ndetse ku buryo bwihuse. Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira gahunda n'ibiganiro bigiye bitandukanye bya TV1 kuri aya masaha. By'umwihariko ni umwanya w'ikiganiro uruhare rw'imyuga mu iterambere ry'igihugu mwateguriye kandi mugiye kugezwaho nanjye Robert Smile. Kuri uyu munsi tugiye kuba twibanda ku bijyanye n'ikoranabuhanga rigaragara mu buvuzi bugiye butandukanye. Turaza kuba tuganira na barwiyemezamirimo bashishikaye ndetse banagerageza kwihangira imirimo bashyiraho udushya tujyanye n'ubuvuzi by'umwihariko, aho turibuze kuba twibanda ku ikarita yakozwe nabo, cyane ko bibumbiye hamwe bagashinga ikigo kidaharanira inyungu hano mu Rwanda ariko gifasha abaturarwanda benshi kuba bakwivuza ku mafaranga make kandi mu mavuriro menshi akomeye ari muri iki gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Banyarwanda cyane cyane urubyiruko, ikiganiro uruhare rw'imyuga mu iterambere cyabateguriye umwuga w'ukwezi. Hanga udushya mu myuga ukora ushyigikira Made in Rwanda, maze natwe tukugereho umwanya nko guhumbya. Haranira ko umwuga wawe uba umwuga w'ukwezi muri iki kiganiro. Hanyuma dusanze umwe mu banyamuryango ba Health People Group ahangaha ategereje atangira twibwira. Yego, murakoze. Nitwa Niyonsaba Jean Pierre, nkaba ntuye Kimironko. Yego, umwe mu basanzwe bakoresha ikarita ya HPG ijyanye n'ubuvuzi, birumvikana yifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi. Tubwire by'umwihariko igihe wahereye utunga ikarita n'icyatumye uyihitamo. Murakoze. Iyi karita hashize umwaka n'amezi agera muri 5 nyikoresha, ariko mu by'ukuri yambereye igisubizo cy'umuryango wanjye, imbere igisubizo by'umwihariko bitewe n'uko ntarayikoresha nazengurutse amasiranse yose, ubwishingizi bwose shakisha kugira ngo mbashe kubona nibura ahantu nshobora gufata ubwishingizi, ariko aho nagiye ngera hose nasangaga ibiciro bizamuye bihenze cyane, uburyo byansabaga amafaranga menshi cyane. Ariko naje kubona inshuti yanjye ingiza kumbwira kuri Health People Group ariyo iyasiranse ubwishingizi, biza kumbera igisubizo kuko ku mafaranga make cyane nabashije kubona uburyo bwo kwivuza kandi nivuriza mu bitaro bikomeye haba hano mu Rwanda ndetse ndi mu mahanga. Yego. Hanyuma tugereranyirize, utarageza muri Health People Group wari usanzwe ukoresha ubuhe bwishingizi? Wabonye itandukaniro riri hehe ugereranyije naho rubungu? Nari nsanzwe nkoresha ubundi bwishingizi busanzwe muri busanzwe buzwi, ariko nkimara gukoresha HPG naje kubona ari itandukaniro kuko ku mafaranga make, amafaranga ibihumbi 40 ushobora gufata ubwishingizi. Ikindi kandi bakohereza mu buryo bwo kwishyura, ushobora kwishyura mu byiciro bitewe n'uko ufite uko wabonye amafaranga. Mu by'ukuri ifite ubudasa cyane. Yego. Ubwo hari abavuga bati wenda ibihumbi 40 si amafaranga wenda make, ariko si n'amafaranga menshi ku buryo umuntu yayabura, ariko ubwo biragendana n'uburyo iyi company bavuza by'umwihariko. Mwivuriza mu bihe bitaro? Urakoze. Cyane cyane hano mu Rwanda twivuza mu bitaro bikomeye cyane, utangiye nko CHK ushobora kwivuriza King Faisal, Roi Faisal, ushobora kwivuriza La Croix du Sud aho bakunda kwita kwa Nyirinkwaya, ushobora kwivuriza mu bitaro bya BMC ndetse ushobora kwivuriza na DMC. Urumva ibitaro byinshi cyane cyane hano mu gihugu, ibitaro bikomeye ko ushobora kuhivuriza. Nkanjye ndaguha urugero, mu minsi ishize nivurije King Faisal ku biciro rwose biciriritse, bitewe n'uko nari mfite iyi karita ubona ya Health People Group. Yego. Hanyuma ukabona ibyiza byayo, uretse wenda kuba ushobora kwivuriza ahantu hasa nkaho hateye imbere cyane mu buvuzi, ibindi byiza byayo ni ibi? Ego, murakoze. Uretse no kwivuza hari n'izindi serivisi bakugenera by'umwihariko
nk'ubu nshobora gufata akamodoka kanjye nkagenda nkanywesha essence ku masitasiyo amwe n'amwe ku biciro bigabanije, ugasanga bangabanirije ibiciro bimwe na bimwe. Hanyuma reka noneho tugaruke ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Iyi karita uyifite ashobora kuba yayikoresha wenyine, ese ikoranabuhanga ryayo ubwayikoranye mubona rihagaze gute? Iyi karita rero mu buryo bw'ikoranabuhanga, nk'iyo tugiye kwivuza ku mavuriro, uragenda urabona hari kode ikoranye nayo. Iyi kode uragenda bakayishyira muri system, bashyira muri system bakahita babona neza umwirondoro wawe ndetse n'icyiciro uherereyemo ku mafaranga uri bwishyure. Urumva ko iri informatize cyane. Banyarwanda cyane cyane urubyiruko, ikiganiro uruhare rw'imyuga mu iterambere cyabateguriye umwuga w'ukwezi. Hanga udushya mu myuga ukora ushyigikira Made in Rwanda, maze natwe tukugereho umwanya wo guhumbya. Haranira ko umwuga wawe uba umwuga w'ukwezi muri iki kiganiro. Nk'uko mubibona turi muri farumasi. Iyi ni imwe mu zikorana na HPG muri iki gihugu. Birumvikana tugiye kuba tuganira nabo batubwire byimbitse uko babona iki kigo gitanga ubwisungane mu kwivuza by'umwihariko. Tubaye ikaze, amazina yanyu n'ayahe? Yarakoze, nitwagira amata Yvette, aba nkorera muri Pharmacie du Progrès, akaba ari ngiye yihagarariye. Hanyuma ni iki muzi kuri HPG cyane cyane mu gutanga ubwisungane mu kwivuza? Byiza bya HPG tugiyemo vuba, ariko babidushishikarije twumva na assurance nziza, kuko nge nta bwishingizi nari mfite. Nkabanjye n'umuryango wanjye byari bingoye, barabinshishikarijeho, numva ari byiza kugira ubwishingizi nk'ubu bukorera mu mavuriro menshi, bakaguha serivisi nziza kukuvuza icyo ari cyo cyose, kandi ukajya mu cyiciro wumva ushoboye kuzishyura. Nicyo nayikundiye, kandi ibyiza byayo numvise ko ugomba kuba wajya no mu kwivuza no mu mahanga, mu Buhinde no mu bindi bihugu baba bafitanye amakontra. Niyo mpamvu nabashije kujyamo. Hanyuma nka farumasi ikorana na HPG nanone, ubona by'umwihariko akamaro ko gukorana nk'ikigo nk'iki ngiki arakaye kuri farumasi? Kuri farumasi ntabwo ni byiza cyane, ko tubishishikariza abantu kuza gutwara imiti ntibaheranwe mu rugo, bagomba kwivuza bakaza no gufata imiti muri iyi farumasi. Biha agaciro na farumasi yacu kuba twakorana na HPG. Ndumva ikindi akaba ari na assurance twumva yazadufasha kugira ngo tubone clientele, nabyo bigira akamaro cyane. Kandi batubwiye ko tugomba kubaha imiti uko dushoboye kose. Hanyuma nk'inzobere noneho mu buvuzi, ni iki wakangurira wenda n'abadukurikiye muri aka kanya bumva yuko wenda hari uburyo, cyangwa se natwereka, uretse ko wenda wa mugani ivuriza ahantu henshi ku mavuriro agiye akomeye, ariko nk'inzobere mu buvuzi cyane cyane umenyereye ibijyanye n'amasirance, ni iki wakangurira abantu? Abantu bagomba kwitabira HPG, kuko tubwiye ni ubwisungane bukora neza kandi bwishyura neza. Abantu ntabwo bagomba guheranwa ngo bahere mu rugo barware benga kwivuza ati buriya bwishingizi burahenze. Oya, ni bwiza cyane. Ngewe nk'umuntu wo muri farumasi rero nkumva nakangurira abantu kuba bayitabira. Burya iyo ubonye umuntu wakuvuza uburwayi bwo ari bwo bwose, numva nta mpamvu yo kuba utabwitabira. Numva ari icyo navugaho. Hanyuma se ari HPG musanzwe munakorana n'andi masirance agiye atandukanye, ubona itandukaniro wenda hagati y'iyi n'ayandi ari mu bintu byo kwishyura? Bishyura bate? Bishyura neza. Kwishyura neza igihe, kuko hari igihe ugira amasirance atinda ku kwishyura, ukaba wagira ikibazo cyo kurangura iyindi miti. Ariko iyo bakwishyuriye igihe, bityo n'abakiriya babo bagenda babona imiti uko babyifuza. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Turi kumwe n'umuyobozi w'ikompanyi HP
HPG Group. Iyi ni kompanyi ikora ibijyanye n'ubuvuzi, by'umwihariko tugiye kuba twibanda tuganira nawe ku bijyanye n'ikoranabuhanga ry'ikarita yifashishwa mu korohereza abantu ku bijyanye no kwivuza. Aratangira atwibwira. Nitwa Sam Rukundo, ndi umuyobozi wa HPG. HPG ni ONG, ni NGO ikora ibintu bitandukanye harimo na medical hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo mu bihugu bigera nko muri 17 ku isi. Dukorana n'amavuriro agiye atandukanye, amafarumasi agiye atandukanye, imbere mu gihugu no hanze yacyo. Muri make dutanga serivisi zo kuvuza abantu hakoreshejwe medical discount card. Birumvikana ko wenda ntago ari abantu benshi bamenyereye ibijyanye n'amasiranse yo kwivuza, by'umwihariko ibigo nk'ibi ngibi. Ni irihe tandukaniro umufite cyangwa se mworohereza mute abantu kugira ngo babashe kuba bakwivuza wenda mu buryo buboroheye, cyane ko usanga ari serivisi zidapfa kuboneka henshi? Itandukaniro dufite, abamambure bacu tuvuza akenshi twagiye twibanda ku bibazo byabaga bitwugarije tutabonera ibisubizo, harimo cyane cyane nk'indwara ziri koronike, kurimita imyaka y'umuntu, meme no kurimita famiye. Ugasanga wenda famiye umuntu umwe akeneye assurance arayibuze, akeneye ko yajya kwivuza akabibura, cyangwa se afasha assurance mu Rwanda ariko ni mu Rwanda gusa azayikoresha yivuza. Twaje gushaka rero uburyo habaho medical discount card kugira ngo umuntu niba yifite ari mu Rwanda abashe kubona serivisi z'ubuvuzi, najya no hanze yo mu Rwanda naho ahagere yivuze. Mbega niba ari nk'umukerarugendo urugero, avi wabaze mu Rwanda azi neza ko azagera kwivuza ndetse yasubira ni waba kwivuza. Ikindi gushaka uburyo dukorana n'amavuriro avura indwara ziri koronike. Mu Rwanda twari tugifite amavuriro make avura indwara ziri koronike, bigasaba ko abantu bajya hanze, akenshi ugasanga nta bushobozi bafite bwo kujyayo. Ni muri urwo rwego twashatse uburyo dukorana n'ibigo bigiye bitandukanye, byaba iby'imbere mu gihugu byaba n'ibyo hanze y'igihugu, kugira ngo ba bantu badafite bwa bushobozi bwo kujya hanze y'igihugu bajye babona uko bajyayo, yewe n'ababufite ariko batazi ahantu bagana kugira ngo bajye kwivuza. Buriya umuntu ashobora kuba afite ubushobozi ariko mu by'ukuri atazi ahantu yakwivuriza indwara ye. Hanyuma ku bijyanye n'ikoranabuhanga, iyi karita ikoranye irizewe ku buryo wamugana abanyamuryango bayizera 100% ku bijyanye n'imikorere yayo inoze? Medical discount card ni ikarita internationale, ni ikarita ikoranye ikoranabuhanga rihambaye. Kugira ngo HPG beho, ni imbaraga z'abantu batandukanye cyangwa ibitekerezo by'abantu batandukanye, baba abaganga, baba ba IT, n'abandi bantu bagiye batandukanye bishyize hamwe, bahuza ibitekerezo, bahuza bwa bumenyi, buri muntu azana umusada we kugira ngo bakore ikintu kirambye kandi gifitiye igihugu akamaro. Mu by'ukuri twazamuye ireme ry'imivurire, haba mu mavuriro, systeme zacu tugenda tubaha bakazikoresha mu mavuriro. Nk'ubu dufite systeme nziza cyane ishobora gutuma serivisi mu ivuriro zigenda neza. Aho twatangiye kuyitangira byagiye bituma amavuriro yongera ireme ry'ubuvuzi yatangaga, ndetse bituma buri muntu wese ufite indwara iri koronike, kuko hari umuntu urwara indwara iri koronike akumva ko ari ryo herezo rye, akumva ko atavurwa, cyangwa se imiti ugasanga irahenze. Ikindi twashishikarije abaturage ni ukuyoboka nutrition. Abantu bamenyereye ko nutrition ari iz'abantu, abana bafite imirire mibi, abantu bageze mu za bukuru, ariko buri muntu ku myaka ye wese akenera nutrition.